nta cyoroshye nkabyo, ni ibi ngibi uraza hano kuri spot trading yacu, hanyuma wamara kuyizaho murabona hano hariho BTC, ukaza ugakanda hano hanyuma ukayihindura. Uyu munsi dufite FBC rero niyo tugiye gukora, ni iyi ngiyi niyo ukanda noneho ugategereza iki, ugategereza isaha, ni ibi ngibi. Yego ni ibi ngibi. Hanyuma rero iyo ubonye isaha nyine baguhaye igeze, nta kindi ukora hano handitse buy, hanyuma ugahita ukora kuri kano kantu yose, amadolari ufite yose ahita agira ate, dore ni aka ngaka ahita ageraho, hanyuma ugahita ukora buy. Iyo ukoze buy rero operation succeeded, biba byabaye, hano byarangiye. Ubu turategereza iminota nyine baba baguhaye, ibiri muri action cyangwa se nyine iba iri gukora. Ubwo turategereza tugurishirize igihe cya nyacyo, ni kiza kujya gute, ni kiza kugira. So muri kubona rero uburyo hano market forces zigenda zikora hano, nyine uburyo coin bizamuka. Niba tubigana no kuri 12.3, ndabizi iraza kuzamuka, izamuke kure. Mu kanya murareba ibitangaza bya beri ibyo ikora. So guys, hano murabona nyine nyuma y'agahe gato cyane kandi nta nubwo biranarangira, muri kubona uburyo izamuka, irazamuka cyane rwose. Aya masinyari arakora, murabona namwe yavuye hano kuri iki giciro 12.38, nicyo giciro rero, none ubu iri kuri 12.44 kandi oya 45, kandi iracyazamuka, haracyari iminota nyine dukurikije uburyo sinyare imeze. Reba ni win. Iyi ngiyi ngira muri kubona ni uyu munsi, ni FBC USDT. Urabona rero umuntu utaramenya beri rwose ngo uri gukora izindi trading, ngo mu yandi ma business amwe asaba gutumira gusa n'ibiki, amadolari 50 ntago ari menshi rwose, watangiza ushobora mu minsi mike yangari kuba agenda yikubanya mu gihe watangiza aya ngaya 50 gusa. So guys, ngira ngo muri kwibona yazamutse cyane, ngaho nawe itegereze, yavuye hano ku giciro ririho 12.38, nta nubwo ari ego, ni hano gutya 38, igeze kuri 12.73. Guys, yazamutse rwose, urumva washyizeho hano nk'amadolari yawe 1000, nawe ufite inyungu ifatika, amadolari nka 30 gutyo kuzamuka. Ariko niba wanashoye 50 nabwo ntacyo bitwaye. Hano rock buy, kugurisha igihe kigeze, ni hano ukora kuri seri, kano kuntu k'umutuku niko ukoraho seri. Hanyuma warangiza gukora kuri seri rero, ikiba ni ikihe, iyo umaze gukora kuri seri uraza kano gutya, reba aka kantu niko ushyira hano kuri kano kanyuma, kugira ngo 100% zose zo waguze zose ugire gute, uzigurishe. Hano niwe ushyira, hano aba ari 100%, ushyize hano yaba ari 50%, ariko dushyire hano kuri kano kantu, ubundi tugakanda kuri seri FBC. Hano bahita batubwira ko operation succeeded, byabaye. Bivuze ngo zose zo twari dufite zose twakoze iki, twamaze kuzigurisha. Ubu ngubu byarangiye, kandi nyine tuzigurishije kuri market price. Twari dufite aya ma FBC 5.3, twabigurishije market yacu ni gutya igenze. Guys, muri kubona ko yazamutse cyane rwose ku rwego navuga ko rushimishije. Rero umuntu utaramenya ibi ngibi, si ngombwa ngo ubuzi crypto currency, ngo uri umu expert mu gukora analyse, no. Uwo ari we wese ibi ngibi yabikora, ni ugukanda, ni uguklika, sinyare zizewe kandi zikora 100% ziba zihari. So umuntu wowe utarajoininga beri waracikanwe cyane, wowe wayijoininze ariko ukiri kuyibazaho byinshi, beri irizewe, ntabwo yegeranye n'andi ma platform. Ikindi aya ngaya iyo ushaka uhita ugira gute, uhita uyabikuza. Ni ibintu biba byoroshye cyane, kuko beri wayigereranya n'iki. Ikindi niyo ushaka uhita uyashyira muri blueberry, ngira ngo narabibigisha kugira ngo ukomeze wunguke. Nyamuneka byose mugende mubimenya, ni gutya beri ikora. Mwakoze cyane, nizera ko n'abatarayijoininga namwe ari ejo bundi, ejo mu gatondo.